aba bantu Imana ibantumyeho, aba bantu Imana ibantumyeho, uko nabavuze mwese aba bantu Imana ibantumyeho, kandi ubu buhanuzi mpanuye ku buzima bwabo burahita busohora none ahangaha. Ucyumva buno buhanuzi uzamure haleluya, kuko birahita bisohora. Imana ikuntumyeho, mbonye hari ibintu bihinduka, mbonye hari ibintu bikuvaho, mbonye zoni mashando wiribiri failere botayi nini topevo nini. Nubu hanuzi Imana impaye kugira ngo mpanurire wowe Imana y'amahoro itugirire neza. Aba bantu ko mbavuze, Yesu ashimwe, ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Habwa umugisha n'Imana. Ni Prophet Emma, umunsi wa 13 w'amasengesho, minsi 21 turimo turasenga, dusenya ibicaniro by'abazimu n'abadayimoni. Hari imbaraga zikwiye kukurekura. Ndashima Imana irimo irakora ibintu bikomeye. Ndumva ndaryohewe cyane ku bw'aya masengesho, ndimo ndumva imbaraga z'Imana mpereye kuri nge. Hari ibintu Imana irimo irakora ku buzima bwanjye, ndimo ndumva mfite amashimwe. Rero hari abantu barimo barabohoka bikanezeza, hari abantu Imana irimo irakingurira imiryango, hari abantu bari barasabye akazi barakabura, ariko muri aya masengesho aho tugeze ahangaha ni ukuri turimo turabona abantu benshi bashima Imana. Mfite ubuhamya bw'abantu benshi cyane banyandikiye hano ahangaha, bamaze kugera nko mu 10 cyangwa se 10 na bangaye. Imana yagiye ikora ibintu bigiye bitandukanye ku buzima bwabo. Hari abarwaraga mu nda hadakira, ariko uyu munsi akaba harimo harakize. Harimo umuntu wari umaze igihe kinini arwaye umugongo, yarakize. Hari umuntu wari umaze iminsi arimo arava amezi 2 yose indwara yo kuva, ariko Imana yaramukijije. Rero Imana ishimwe, imigambi yayo ni myiza kuri twe. Haleluya. Umugambi wayo ni mwiza kuri twe, nawe Imana yakubohora. Ikintu cya mbere ni ugukizwa. Buri ikintu kirimo kiranezeza muri aya masengesho ni ukuba ndimo ndabona abantu bari baraguye bongera bakabyuka. Harimo abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza bagera muri 7 bamamagaye barambwira bati turashaka twatura agakiza dusengere nk'abasengera, babwirane bazajye mu rusengero bashaka ahantu babatizwe mu mazi menshi, kandi barimo barabikora. Ndimo ndabona resulta nziza muri aya masengesho. Nawe rero injira muri aya masengesho dusenga n'Imana. Nta kindi usabwa, uranyandikira kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, unyandikira umbwira uti Prophet nshaka dusengane muri aya masengesho. Hari ibintu biremereye ubuzima bwawe, hari imbaraga zigutsikamiye, hari imbaraga zikwicariye, hari ibintu bigusuzuguza. Imana y'amahoro itugirire neza. Byo turimo turasenya ni ibintu bisuzuguza abantu, kandi turi abana b'Imana. Hari ibintu bisuzuguza abantu, turi abana b'Imana. Ugasanga uri umunyamugisha, ugasanga uri umutsinzi, ariko Satani hari ibintu yashyize kuri wowe by'igisuzuguriro. Aragusuzuguza, ashaka kukunaniza, agushyira ahantu nawe ubwawe uyu munsi ahantu uri wumva utazi uko bimeze. Ariko izo mbaraga nizo dushaka kumenagura mu izina rya Yesu. Umwuka w'igisuzuguriro, burya hari umwuka usuzuguza umuntu ugasanga uri mu bandi. Buriya uzi ko uyu mwuka ntukangwa no kuba ufite amafaranga. Uzi ko hari umuntu ugira amafaranga ariko nabwo akarenga agasuzugurwa. Amafaranga uyafite ntibakwemere, ugasanga warakomeye ariko igisuzuguriro kikuriho. Hano umwuka w'abadayimoni. Ikindi, hari abantu babaho ugasanga warwaye uburwayi nawe ntuzi, ntibusobanutse. Ikikwicaza kugeza igihe uzapfira niki. Ababembe ngo bari bicaye baravuga ngo ikitwicaza kugeza igihe tuzapfira niki. Nituguma mu murwa kandi inzari urimo, nubundi inzari irahatwicira. Niduhaguruka tukagenda nabwo ingabo z'Abasiriya ziratwica nta kabuza. Ariko bahitamo baravuga ngo byose no gupfa no gupfa. Imana itugirire neza. Rero uyu munsi wivuga ngo igihe wasengeye, nugumya kwicara abadayimoni baraguhitana. Nusenga kandi nabwo yegura sonza, ariko Imana irabayumva. Hari iceceka yumvise. Warasenze ariko Imana yatinze kugusubiza, urareba bitari byaba, ariko nubwo bitari byaba iceceka yabyumvishe. Haleluya. Rero umuntu wese ufite ibintu by'inyatsi ku buzima bwe, ibintu by'igisuzuguriro, imbaraga zigutsikamiye, imbaraga zikunaniza, imyuka igushira hasi, imyuka ikwambura ijambo, ibintu byakwambuye ijambo mu bandi. Ibitekerezo byanjye biteshwa agaciro mu bandi bagabo, mu nama zikomeye, mu muryango wanjye nabaye uw'inyuma. Data mwami wanjye Yesu urabibona, ifoto n'isura yanjye Mana ubihindure. Iri kote nambaye ry'igisuzuguriro
urihindure undemere umwambaro. Ni ukuri Imana y'amahoro igukureho iryo kote ry'igisuzuguriro, iryo kote ryo kubura urubyaro, iryo kote ryo kubura akazi, iryo kote ryo guhora. Ninde basohora mu nzu? Ni wowe. Ninde uhorana amadeni? Ni wowe. Ninde uhorana inyatsi? Ni wowe. Ninde bana be batiga? Ni wowe. Ninde bana be babuze ubwenge? Ni wowe. Ninde wabuze urubyaro? Ni wowe. Ninde umugabo ahora kubita? Ni wowe. Ninde mu buzima uhora mu buzima bwo kwizengurukaho, kimwe ikibazo kimwe kivaho hajyaho ikindi? Ninde wabuze ibyangombwa? Ni wowe. Ninde wabuze visa? Ni wowe. Ninde wagiye mu gihugu uyu munsi wa none akaba yarakiburiyemo akazi? Mbwira uburyo uburira akazi muri Amerika, abandi barakabonye, we warakabuze. Ufite abadayimoni, ukeneye gusengerwa Imana. Uyu munsi urakora, ejo ntukora. Uyu munsi we ugasanga ufite ubukene, abandi igihugu abandi bakiriramo, igihugu abandi bakomereyemo, igihugu abandi batereyemo imbere, ntukaburira umugisha abandi bawubonera. Naho haba hasigaye umugisha umwe wonyine. Uyu munsi ndagusengera Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, uwo mugisha ni wowe ugomba kubona. Nge kwizera kwanjye mba numva mfite kwizera. Njye nkunda kubabwira ngo nimuza ngo mbasengere, ntukaze uvuga ngo nsengera Imana izabikore. Jya umbwira ngo usengere Imana ibikore, kuko nsenga Imana ikora. Haleluya. Njye Imana mvuga ndayizi, ntabwo ari Imana numvanye abandi, ni Imana njye nabonye. Imana yandinze kuva nkivuka, navukiye amezi 12. Imana itugirire neza. Mezi 12 niyo navukiye. Rero Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irandinda, kuko yarizi ko nzaba umumaro. Imana itugirire neza. Ntabwo nge nirata, nta nubwo nari ukwiyemera n'iki. Ndirata Yesu wampaye agakiza kubuntu. Iri muri twebwe ikiyitubwira ni imirimo yose igenda ikora. Abayivuga nabi bayibeshyera, mubagira inama barekeraho. Intambara urwana yo kubaha Imana, komeza uyirwane ntucogore. Kandi no kuba waraswa si ikibazo, niko biba ku rugamba ntucogore. Ngaho ngera ubyuke ntiyakuretse, urya n'umutsima imbere haraterera. Imana ishimwe. Intambara urwana yo kubaha Imana, komeza uyirwane ntucogore. Komeza urwane, komeza hatana, komeza uhatane. Imana ishimwe. Komeza uhatane, komeza uhatane. Iyo ntambara urwana wicogora, wicogora. Yesu ni muzima, Yesu ni intwari. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni intwari, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Yesu yavuze biraba, ndetse yategetse birakomera. Hejuru y'ibitunaniza, hejuru y'ibiturushya hari imbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Hejuru y'ibyo ubona bikugora, hejuru y'ibyo ubona bikurushya, hejuru y'ayo marira ubona ufite, hari imbaraga z'Imana. Hari imbaraga zakubatura, hari imbaraga zagukurayo, hari imbaraga zagukuraho uburetwa. Rero iyo Imana ivuze ijambo ryayo, iri rimwe ryonyine ringana n'iki ikoze. Iyo ivuze ngo ndagutabaye, burya iba yabikoze. Igituma bidakunda, Satani nawe arwana intambara yo kugira ngo bidakunda. Iyo Satani rero niyo turimo turakubita. Imana ishimwe cyane. Iyo Satani niyo turimo turakubita. Hari umurozi uri murakuroga udashaka ngo ugere ku mugisha wawe, uwo niwe tugomba gukubita, bazimu bagasha mu izina rya Yesu. Erega Imana iduhaye ubutware, Imana iduhaye ubutware bukandagira inzoka na za skorpiyo. Twe ntabwo tuzapfukamira abadayimoni, reka ntabwo tuzapfukamira abadayimoni, neda ntibishoboka. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, iri kumwe natwe, iri muri twebwe. Yesu yaravuze ngo ntabwo mbasize mwenyine, mbasigiye umwuka wera ari we mufasha. Kabiri arabwira ngo dore mbasigiye ubutware. Haleluya. Mbasigiye ubutware bwo gukandagira inzoka na za skorpiyo. Mbasigiye ubutware. Ubutware rero Yesu yarabudusigiye bukandagira inzoka. Yadusigiye ubutware bukandagira abazimu. Abarozi nta bubasha badufiteho, abarozi nta mbaraga badufiteho. Cyokoze bazabasha kugaba udutero shuma wumve koko biraje, ariko nta bubasha abarozi badufiteho. Nta bubasha na bukeya abarozi badufiteho, nta bubasha na bukeya abakonikoni badufiteho, nta bubasha na bukeya abarangi badufiteho, nta bubasha na bukeya badufiteho. Imana ishimwe. Zo ni mashando wiribirifa, nta bubasha na bukeya. Uwo murozi ukuroga nta bubasha na bukeya agufiteho, nta bubasha afite bwo kukwimura, nta bubasha afite bwo kuguhagurutsa ahantu uri, nta bubasha afite bwo kukwica. Imana niyo ifite urufunguzo mu kiganza cyayo. Ivuga bikaba yategeka bigakomera,
yakuremye utaraba n'urusoro, niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Naraye numvise ijwi rimbwira ngo irabirangije. Haleluya! Niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, yakumenye utari waba n'urusoro. Haleluya! Yakumenye utari waba urusoro. Iyakumenye kera utari waba urusoro. Yakumenye utaraba n'urusoro, niyo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Naraye numvise ijwi rimbwira ngo irabirangije. Haleluya! Nagize amatsiko menshi numva iryo jwi rirakomeje. Ati nubwo byarenze inkombe yo ntibyayinaniye. Mana ishimwe, ifite inama zirakorwa rwihishwa ngo barashaka kuguhitana. Bazagukura he, bazakubona hehe, ko Imana ariyo ifite urufunguzo. Uramenye ntushidikanye, n'ibitari ibyo yarabikoze. Haleluya! Ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyo ivuganye nawe nonaha. Ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyo ivuganye nawe nonaha. Ibikurwanya ntibizabura, n'abaguhiga barakomeje. Ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyo ivuganye nawe nonaha. Mana ishimwe. Rero ndagira ngo nkubwire, zamura kwizera. Ibyo nta bubasha bigufiteho. Abarozi nta bubasha bagufiteho. Ubwo burwayi ntabwo ari ubwo kukwica, nubwo guhesha Imana yacu icyubahiro. Iyo ndwara urwaye abaganga bananiwe, barakubwiye ngo genda ujye mu rugo utegereze gupfa, ariko ntabwo ugipfuye. Umva itangazo, ntabwo ugipfuye. Barakubwiye ngo genda utegereze gupfa, ariko ntabwo ugipfuye. Imana iremye ikintu gishya ku buzima bwawe. Ntabwo uri uwo gupfa uyu munsi, nta nubwo uri uwo gupfa ejo. Imana irakurengeye, Imana irakurwaniriye, Imana izuye ibyawe byari byarapfuye. Umva kino kintu, Imana izuye ubuzima bwawe, Imana izuye akazi kawe, Imana izuye bizinesi yawe, Imana izuye ibyawe byari byarapfuye. Ibi byari byarapfuye ariko birazutse. Byari byarapfuye ariko Imana iritamuruye. Yo nibwo bumana bwayo. Ayiwe nibwo bumana bwayo. Haleluya! Byari byarapfuye. Mbese niki gitumye uvuza induru? Mbese niki gitumye ucika intege ukabona ko Imana itazagutabara? Niki gitumye wiheba? Niki gitumye ugaragaza umubabaro ku maso yawe? Niki gitumye? Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe. Ibi bintu uko bikurikirana bigiye kuba ku buzima bwawe. Ibi bintu ndabihanura ku buzima bwawe. Zamura kwizera. Ayizo ni mashando wiribiri fine lele botani ni topevo ni akira buno buhanuzi kuko Imana iracyakora. Ndumva Imana imanutse. Imana ishimwe cyane. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Iracyabasha gukora ibikomeye. Imana y'amahoro ishimwe. Ntabwo ubwo burwayi ari ubwo kukwica. Ubwo burwayi ntabwo ari ubwo kukwica. Barakubwiye ngo uzicwa na diyabete. Gute se? Bashaka baba ari abazimu, nibashaka baba bameze gute? Ndashaka gusengana nawe. Nushaka uba ufite abazimu nk'icyatanu, nushaka uba ufite umudayimoni ukuriho, nashaka abe yambaye uko yaba ameze uko ariko kose. Imana y'amahoro itugirire neza. Dufite Imana itabara abayo, dufite Imana irengera, dufite Imana ijya yibuka abayo. Nshaka mpanure ku buzima bwawe. Ibi bintu byumve, ni ibintu Imana ije gukora ku buzima bwawe, ni ibintu Imana ije gukora ku buzima bwawe. Imana ndimo ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana ibohoye abantu bayo. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iremye umunezero ku buzima bw'abantu benshi. Hari abantu bagiye gushima Imana.
ndimo ndabona abantu bari bamaze igihe kinini ku gisasiro cy'uburwayi data bahagurutsa. Ndabona abantu bahaguruka ku gisasiro cy'uburwayi. Wowe unkurikiye umaze igihe kinini, Zoni Mashando Wilibify, umaze igihe kinini urwaye uburwayi bw'amaguru, amaguru yawe umaze igihe kinini uyarwaye, warivuje byaranze, ariko Imana ije kugukiza ayo maguru mu izina rya Yesu. Zoni Mashando Wilibify nini toprevo nini. Wowe urankurikiye umaze igihe kinini urwaye mu nda yawe hakubereye ikibazo, ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru iramanutse, imanuwe no kugukiza mu nda. Akira gukira mu nda mu izina rya Yesu. Niba wizeye ibyo ngibyo, zamura kwizera kwawe utere haleluya cyane. Imana ije gukiza. Ndabona Imana ikiza abantu, mu ngune enye zose z'isi. Ndabona abantu bakira. Hari abantu bamaze igihe barwaye umutwe udakira, abo ngabo ndabona bakira mu izina rya Yesu. Haleluya. Zoni Mashando Wilibify, umwuka w'Imana aramanutse. Ndabona abantu bakira. Hari umukobwa unkurikiye, Zoni Mashando Wilibify lelebotai. Hari umukobwa unkurikiye. Uyu mukobwa amaze igihe kinini cyane yarabuze urushako. Mariage yawe ipfa, ufite icyangiro kuri wowe, ukundanye n'abasore benshi, ariko buri musore wese mukundanye araguta, kandi bose Satani yabagutejeho ikintu cyo kugira ngo musambane. Buri uwo mukundanye wese azatagataru kugira ngo musambane, ndetse rimwe na rimwe ukabikora nk'ubikorera inshuti yawe, ariko iyo umaze kubikora bose baraguta. Ufite imbaraga y'abadayimoni itsikamiye ubuzima bwawe, ariko none handavugana nawe. Hari amavuta yo kukubohora amanutse none, hari imbaraga yo kukubohora imanutse none, hari imbaraga yo kugukiza imanutse none. Mariage yawe igombiwe mu izina rya Yesu. Izina ryawe rigombe rihabwe umugisha, Zoni Mashando Wilibify lelebotai nini toprevo nini. Hari umusore nshaka gusengana nawe. Wa musore we urankurikiye, Imana y'amahoro itugirire neza. Ubuzima bwawe ni ubuzima bwo gupfundikanya, ubuzima bwawe ni ubuzima bwo kwizengurukaho, ubuzima bwawe nta mafaranga ufata ngo agume mu biganza byawe. Uhora upanga imishinga, ariko Satani arayipangura. Imishinga yose upanga Satani arayipangura, bivamo ntibikunda. Imishinga yose upanga Satani araza akabikuvanamo. Imana itugirire neza. Turi mu isaha yo kubohoka. Zoni Mashando Wilibify. Uyu munsi ni umunsi wa 13 w'amasengesho. Imana ishimwe. Imana yamanutse. Haleluya. Imana ishimwe. Wa musore we, iyo mishinga urayipanga, ariko Satani araza agapangura. Ubona byose bihita bipanguka, ukabona bivuyemo, ukabona ntibikunze. Imana y'amahoro itugirire neza, ukabona ntibyemeye. Ariko umva, ndashaka gusengana nawe. Wabonye akazi, ndetse wagiye ugira amahirwe yo kubona amafaranga ukayabona, ariko buri uko uyabona aza yirukanka, nawe ushakisha ikintu yakoresha kikakuhera. Imana itugirire neza. Ndashaka gusengana nawe, Imana ibohora ubuzima bwawe. Wa mumama we, hari umumama unkurikiye, Imana y'amahoro itugirire neza. Satani yakwimye urubyaro. Akenshi buri uko usamye inda ntabwo igirenza amezi 3, nta n'ubwo iyagezaho, zihita zivamo. Usama inda zikavamo, wayisama ikavamo, pfa kuba yagezemo ihita yongera ikanyerera ikagenda, nawe ntumenye uko bigenze. Imana itugirire neza. Zoni Mashando Wilibify lelebotai nini toprevo nini. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ivuganye nanjye, irambwira ngo ije kubohora ubuzima bw'aba bantu. Wa mumama w'Imana ije kukubohora. Ndabona wakira kubyara, ndabona wakira gukikira, ndabona wakira guheka, ndabona Imana iguhindurira ubuzima, ndabona Imana iguhindurira amateka, ndabona Imana. Ndumva imbaraga z'Imana, ndimo ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana ikoze ibikomeye ku buzima bwawe. Ndimo ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana irakubohoye. Ndimo ndumva ijwi ry'Imana rimbwira ngo Imana irakubatuye. Zoni Mashando Wilibify lelebotai nini toprevo nini. Imana ibatuye ubuzima bwawe, Imana ibatuye ubuzima bwawe. Akira guhaguruka mu izina rya
rya Yesu. Akira guhaguruka mu izina rya Yesu. Imana iguhagurukije bundi bushya, Imana ikubohoye bundi bushya, Imana ikwaguriye imbago bundi bushya, Imana izuye ibyawe byapfuye, Imana ikuremeye umunezero, Imana ikuremeye ibyishimo. Akira guhindurirwa amateka n'Imana. Inzira zawe zari zarafunzwe ariko Imana irafunguye, ibyawe byari byarapfuye ariko Imana irabizuye mu izina rya Yesu. Ayizonima ubu buhanuzi ndimo mpanura n'abantu, aba bantu Imana ibantumyeho, aba bantu Imana ibantumyeho, uko nabavuze mwese aba bantu Imana ibantumyeho, kandi ubu buhanuzi mpanuye ku buzima bwabo burahita busohora none ahanga. Ucyumva buno buhanuzi uzamure haleluya, kuko birahita bisohora. Imana ikuntumyeho, mbonye hari ibintu bihinduka, mbonye hari ibintu bikuvaho, mbonye zonima shando wiribiri failere botayi nini topevonili. Nubu hanuzi Imana impaye kugira ngo mpanurire wowe Imana y'amahoro itugirire neza. Aba bantu ko mbavuze Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ibantumyeho, kandi Imana impaye iyerekwa ryabo. Abo bantu bagiye guhindurirwa amateka, aba bantu bagiye guhagurutswa n'Imana. Imana ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Mureke mbabwire, Yesu wacu aracyakora, Yesu wacu aracyatabara, Yesu wacu aracyamara umubabaro. Reka mubwire, ikintu cyatuma Imana itagutabara ni icyaha cyonyine. Niyo mbigisha ndababwira ngo uzirinde ikintu kikuvana mu murongo w'Imana, uzirinde ikintu kikuvana mu bushake bw'Imana. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imbere yawe hari umugisha, imbere yawe hari ibintu byiza, imbere yawe hari ugukomera. Uyu munsi wa none ari uwakubwiye ngo ntaho uzagera. Gute se akubwira ngo ntaho uzagera? Gute akubwira ngo nta kintu uzageraho? Uyu munsi uwo muntu arabikubwira muhuye ufite imyaka 30 cyangwa 25. Mbere hose imyaka 20 ishize, iyo myaka ugeze arakubwira ngo ntaho uzagera, aho ngaho ugeze niwe uhakugejeje. Aragutega iminsi ngabona ntacyo uzimarira. Uyu munsi wa none uzakimarira mu izina rya Yesu. Umuntu ntago abaho kuko abantu babishaka, ntago umuntu abaho kuko abantu bamwifuriza ibyiza, ahubwo umuntu abaho kuko umugambi w'Imana uri muri we. Umugambi w'Imana niwo ukugejeje aho ngaho ugeze. Uyu mugambi w'Imana uzakugeza kure. Imana ishimwe, umugambi w'Imana uzakugeza kure, kuko umugambi w'Imana ntuyoba, umugambi w'Imana ntupfa, umugambi w'Imana ntusaza, umugambi w'Imana ntiwibagirana, umugambi w'Imana urakomeza. Imana y'amahoro ishimwe, umugambi w'Imana urakomeza. Reka nkubwire, abantu baguhagarika, abantu bakurwanya, abantu bakunaniza, ariko umugambi w'Imana wo ntunanirwa. Abantu baguca intege ngo utagira ahantu ujya, ariko umugambi w'Imana ukurimo urapfumura. Imana itugirire neza. Umugambi w'Imana ntawutangira, umugambi w'Imana urakomeza. Uyu munsi rero ntabwo ubayeho kuko abantu babishaka, ntabwo ubayeho kuko abantu bakugiriye imbabazi, ntabwo ubayeho kuko abantu bakuretse, ahubwo n'Uwiteka wabanye nawe. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 124 iravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga. Imana itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire, ibintu biba ku buzima bwacu akenshi ntabwo duhagurukirwa n'abadayimoni. Ntabwo handitse ngo ubwo abadayimoni baduhagurukiraga, ubwo abantu baduhagurukiraga. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubwo abantu baduhagurukiraga, Imana itugirire neza. Iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga, tuba twarapfuye, baba baratumize bunguri tukiri bazima. Iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu, iyaba Uwiteka atari we watubambiye amahema, iyaba Uwiteka atari we waturwaniriye, iyaba Uwiteka atari we waturwaniye intambara, iyaba Uwiteka atari we waguhagazeho igihe abantu bakujugunyaga, igihe abantu baguteraga umugongo, Uwiteka yaza kuba ataraguhagazeho, uba warasebye, isoni ziba zaragukoze, uba waramwaye, ariko Uwiteka yaguhagazeho. Imana ishimwe kwigigamburuza imigambi y'abantu, ibyo abantu bifuza ku buzima bwawe. Uwiteka akaza akabigamburuza, akabitesha agaciro, agaca inzira, akavuga ngo tambuka. Imana ishimwe ko Imana ijya ibasha gukora ibyo twebwe tutashobora. Twebwe ibyo tutashobora Imana yirabishoboye, twebwe ibyo tutakora Imana yirabikora. Ahatari inzira
imana ijya ihaca inzira aho tutabona uburyo, imana ijya ihabonire mu buryo. Inzira z'Imana zirenze igihumbi, inzira z'Imana zirahambaye. Yesu ajya abasha guca inzira aho zitari. Yesu ajya abasha kumara umubabaro abantu batabishaka, abantu bashaka ngo upfe, ariko Imana ikavuga ngo baho. Abantu bakavuga ngo uzasebe, Imana ikagukuraho igisebo. Abantu bakavuga ngo isoni zizagukore, Imana ikakurinda isoni. Imana itugirire neza. Rero wimwara kuko isoni zitazagukora, wiseba kuko igisebo ntabwo kizakugumaho. Hari Imana ikuraho abantu bayo igisebo, hari Imana ikuraho abantu bayo umwaka, hari Imana ikuraho abantu bayo agahinda, hari Imana ikuraho abantu bayo ikabavanaho umubabaro, ikabavanaho ibyabananizaga. Ariko kubw'abantu bo bumvaga waseba, kubw'abantu bo bumvaga wapfa ukagenda ukavaho, kubw'abantu. Imana ishimwe. Iyo Yesu aza kuza akazareba uburanga, akareba ibigango, akareba amashuri, nge nari kuba uwande. Shimwa gitare kuko utarebye kuri ibyo, nanjye umunyago wawe nzahora ngushima. Imana ishimwe. Iyo Yesu aza kuza akaza areba uburanga, akareba amashuri, akareba igihagararo. Imana ishimwe ko atarebye kuri ibyo, ko atarebye amashuri, ko atarebye uburanga ngo arebe imiryango ukomokamo, ngo arebe ngo uri muremure cyangwa uri mugufi. Imana ishimwe ko yumva ururimi uvuga. Imana ishimwe ko uyibwira ikumva. Yeza kuza itumva ururimi uvuga byari bugorane, ariko Imana ishimwe ko ururimi uvuga Imana irwumva. Imana ishimwe ko mu magana menshi nawe Imana yagutoranijemo. Imana ishimwe. Shima Imana rero ko Imana igukunda. Ubwo umwami Yesu agukunda uri amahoro. Ngo abantu bakwanze bareke bakwanga, ngo abantu nibagukunda bihorere. Undi se bagukundaga bakaguha iki? Nta muntu n'umuntu ugira icyo aguha si uko abagukunze, ahubwo nuko aba yakozweho n'Imana. Imana itugirire neza. N'ubundi Imana itabakozeho ntacyo baguha, ariko uw'Imana yakozeho agira icyo aguha. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu nkubwira ngo ubuntu bw'Imana iyo buri muri wowe buzana igikundiro kuri wowe. Igikundiro kikakuzanira abantu, abantu bakakuzanira ibintu. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ntabwo rero abantu baguhereza ibintu kuko bagukunze. Abantu baguhereza ibintu kubw'igikundiro kikuriho. Y'amavuta y'Imana kuriho abantu baza bagushaka. Iyo mpamvu iyo umennye amavuta ahantu inshishi ziza ziyirukanye. Rero wowe haranira kwemerwa n'Imana. Imana iguhereza ubuntu bwayo. Ubuntu bwayo buzana amavuta kuri wowe. Amavuta arazana abantu, abantu bazakuzanira ibintu. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Amavuta azazana abantu. Amavuta, wowe senga ushaka amavuta, ngo abantu ntibagukunda, ngo abantu ntibakwemera, ngo abantu baragutaye, reka kurira ngo baranta. Senga Imana uyisaba amavuta. Saba Imana amavuta, saba Imana favor, saba Imana igikundiro, saba Imana kwemerwa, saba Imana uyisaba uti Imana kiraho favor yawe. Favor y'Imana nibikuriho abantu bazagushaka, ntabwo wowe uzabashaka. Favor y'Imana nibikuriho amafaranga azagushaka. Favor y'Imana nibikuriho ibintu bizagushaka, bizaza bigushakisha kuko favor y'Imana ikuriho. Wowe saba favor, Imana iguhereze favor, Imana iguha igikundiro, Imana iguha ubwiza bwayo, Imana igusiga amavuta, kandi Imana igushyireho umunezero. Imana y'amahoro ikunezeze, kandi Imana y'amahoro ikwagurira imbago. Imana ikuremera umunezero. Ibyari byarapfuye bizuke, ahatari hari inzira haboneka inzira, kandi umubabaro wawe Uwiteka kumara umubabaro, Uwiteka kumara agahinda, Uwiteka guhanagura amarira, Uwiteka agucira inzira mu izina rya Yesu. Reka mbabwire, Yesu azatabara, ntacyo yakwima. Yakwima iki? Amafaranga urimo umusaba Yesu arayatanga. Hari abantu yahaye amafaranga n'abadasenga barayafite. Yesu ajya atanga umugisha, atanga umugisha. Yesu ajya ahindura amateka. Mbonye abantu benshi Yesu ahinduriye amateka. Mbonye abantu benshi Yesu ahinduriye ubuzima. Mbonye abantu benshi Yesu amaze umubabaro. Mbonye abantu benshi Yesu akijije indwara bari barihebye, barababwiye ngo bazapfa, barababwiye ngo nibagende bitegure kuzapfa, ariko Yesu abamara umubabaro. Amaze kubamara umubabaro ubu ni bazima, bameze neza, barashima Imana. Mbonye abamama benshi bari barwaye indwara zikomeye, ariko abo ngabo twarasenganye
Imana irabakiza. Mbonye abantu benshi bakijijwe barakizwa, Imana irababohora. Nukizwa ukagendana n'Imana, Imana izaguha umugisha kandi Imana izagutabara. We haranira kubahisha Imana. Niwubahisha Imana nawe izakubahisha. Niwubahisha Imana izagushyira hejuru. Niwubahisha Imana izakuzamura. Niwubahisha Imana izagukomeza. Niwubahisha Imana izaguteza intambwe. Kubahisha Imana, ikintu cyitwa kubahisha Imana, akenshi dutinda tunezeza abantu, ariko ntuzatinde unezeza abantu, uzatinde unezeza Imana. Umuntu ntabwo wamunezeza. Uyu munsi iyo umunejeje rimwe ugira ngo wamwemeje, ariko umuntu arahindagurika. Umunezeza ukamukorera ibyiza igihumbi, ariko umunsi wamukoreye ikibi kimwe gisibanganya bya byiza igihumbi, akabyibagirwa ntiyibuka yuko wigeze unabimukorera. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, naho uyu munsi naho wakora ibibi igihumbi ugakora icyiza kimwe ukanezeza Imana, ugakora ku mutima w'Imana, irababarira kandi yibabariye iribagirwa. Hanyuma y'imbabazi nta rundi rubanza. Haratinda unezeza Imana kandi tindana n'Imana, wireke gutindana n'abantu. Umwanya ufata utindana n'abantu uyu wawureke, tindana n'Imana. Nutindana n'Imana nawe izagutindaho. Nubana n'Imana uzagira ubwiza bw'Imana. Nubana n'Imana uzagira amavuta y'Imana. Nubana n'Imana igikundiro cy'Imana kizakubaho. Tindana n'Imana. Imana y'amahoro ibahereze umugisha, Imana y'amahoro ibishimire, Imana y'amahoro ibagirire neza. Ntimukabure ku Mwuka Wera. Turasoje, reka dusenge. Data, uri Imana ishobora byose. Zoni mashando wiribiri file lebo tayi nini topevo nini. Imbaraga zawe niziboneke kuri uyu muntu warunkurikiye. Mubambira amahema murwanirire. Nsenye ibicaniro by'abazimu n'abadayimoni. Nsenye ibicaniro by'abarozi. Hari umuntu warurwaye ndamusengeye yakire gukira. Hari umuntu waruboshe ndamusengeye yakire kubohoka. Imbaraga z'Imana zigaragare kuri aba bamama, zigaragare kuri aba bakobwa, zigaragare kuri aba basore. Cinziraho zitari ziri. Abantu bari bafite uburetwa bw'abazimu n'abadayimoni, ubu bakureho, ubagurira imbago kandi ubamara umubabaro. Urakoze kubikoze ni mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro ibaho umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza. Ibiganiro byacu byo nakagaruka, reka nkubwire ngo umugisha w'Imana nukubeho. Ndabakunda, amasengesho yarakomeje. Imana ibaho umugisha. Shalom, shalom, shalom. Bye. Imana y'amahoro ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Tuzasubira.